ahagana mu 1992 hari tariki 3 z'ukwa gatatu nibwo inkuru nziza yumvikanye mu rw'imisozi igihumbi. Umubyeyi yibaruka icyamamare akita Itahiwacu Bruce, cyaje kumenyekana na Bruce Melody n'utundi tuzina twinshi twakitiriro nyine nka Munyakazi. Akaba ari umuhanzi wavuga ko yagiye akora ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda. Afite uturirimbo twagiye dukora abantu ku mutima rwose, wavuga ko ari umuhanzi ufite agaciro mu Rwanda nyine, kuko buriya nk'utu turirimbo niwakumva muri bya bihe aka à Paris, Bruxelles et Congo Brazzaville. Que bana moto ya mbongo basona kana ebe bakunda kana jamais. Sekukunda gukora Brenda, umusaruro uraboneka Brenda. Nidukenye nje nawe nidukenye. Kuko byose bizashira, urukundo nirushire, niyo mpamvu inkovu wateye igeze nsibangana ku mutima. Byose bizashira, urukundo nirushire, niyo mpamvu inkovu wateye igeze nsibangana ku mutima wanjye, igeze nsibangana ku mutima wanjye, igeze nsibangana ku kandi Bruce Melody icyo wamenya nuko ari umwe mu babashije gutsindira igihembo cya Primus Guma Guma ku nshuro ya 8, mu nshuro 3 yari akitabiriye. Bruce Melody nk'uko twavuze haruguru yavutse tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu 1992. Ubu akaba afite imyaka 32, akaba yaravukiye Kanombe Kicukiro district nyine mu Rwanda. Ukaba wumva ko nyine ari umuhanzi ufite nyine quality, nyine ufite ibintu by'agaciro kabisa. Niba warabashije gutwara Guma Guma, wakwita ko ari cyo gikombe cyari gikomeye nyine mu Rwanda, atari haza improvement z'ibijyanye na YouTube n'iki. Uvuga ko ari cyo gihembo cyari gifitemo agafaranga gatubutse. Bruce Melody rero ni umuhanzi ubana neza n'abandi. Bruce Melody kandi akaba yarafonze fondasiyo yitangaza label izwi nyine nka Label Record nyine. Bruce Melody kandi ni brand ambassador wa BK Arena na Primus akaba kandi ari umuhanzi wavuga ko yagiye amenyekana cyane nko muri, akaba kandi yaragiye muri label yitwa 155 AM iyobowe n'umugabo witwa Coach Gael. Oktoba muri 2023 Bruce Melody nibwo yatangiye noneho gukorana ibihangano cyangwa se gukorana
featuring n'umunya Jamaica international hitmaker nka Shaggy, uzwi nka Shaggy. Ndabashimiye, murakoze rwose, mwebwe mudahwema kutugaragariza ko muba muri kumwe natwe n'iby'intangarugero. Icyo utazi kandi kuri Bruce Melody nuko burya akunda gufasha abantu, ni umuntu uzi kubana neza n'abandi kandi akamenya na famiye ye by'umwihariko. Ndabashimiye rwose by'umwihariko, murakoze.